umwana w'amezi 6 byansabye kurara muhetse ataramenya no kurya kandi nyine nanjye nari umwana dutegereza ko aza turaheba ntabwo ko byankomereye numva ndamwanze cyane Reka nongeye nguhereza ikaze ukunda kwiyana ibiganiro bya Yawe TV umunsi ku munsi 5 kuri 5 ni T-Bless nanone T-Boy T-Biswege baddest bad boy bombo class Yakubu Baba the top ambassador on the national mic Liz wa Liz your blessings over blessings the top hustler Mr. Humble Man umwitu kushaka ni wa muhungu wasizwe amavuta mu gice cyangwa sumite number 1 on the mic mbere kuri kamera muri kubabona umwana w'umukobwa ndakeka ko neza ntashidikanya ko ari ubwa mbere mubonye imbere kuri kamera za Yawe TV ariko tubanze kwanza tunamuhereza ikaza natwibwira nibwire n'abanyarwanda nibwire n'abantu batamuzi ubundi tubonereho twanzika cyangwa se tubonereho dutangira kuganira nawe ibintu bigiye bitandukanye mu buryo butandukanye ni ikiganiro kiza kuza kuba atari kirekire ariko kitaza kuza no kuba ari na kigufi bitewe ko turaganira byinshi kandi byungira akamaro kandi mu gihe gito reka mbanze guhereza ikaza nibwire n'abanyarwanda murakoze cyane nitwa Karina ndi umukinnyi wa filime ndi n'umuhanzi w'ikise kandi w'indirimbo uri umukinnyi wa filime yego uzihe movie Intambara y'urukundo Alpha Comedy yego ibyo ngibyo tu ni indirimbo rero hari igihe umuntu ngo ujye ukora bakakubaza ngo ukora iki ndi umuhanzi akahita kubaza ngo waririmbye yihe mbona ntago ndazisohora ariko naririmba kuzo ndi gupanga gusohora ntayo uraririmba oya hari imwe nigeze ikorana na Simba Boy yarasohotse izo ndi gukora ku giti cyanjye ndi kuzishutingira ama video ntago zirasohoka ukora video na audio na video icyarimwe oya audio niyibanza na kurenze mwana ngo bushobozi bukura he na director bibaza ukora iki kugira ngo kiguheshe ubwo bushobozi bwo gushora muri ibyo bintu byose ubushobozi bukura navuga ko bwa mbere ari Imana inshoboza kuko saizi hari ndi gukorera mu bisomezi nagara imbaraga zanjye n'abantu bansapotinze nkorerayo hari neza mfitanye na Answer the Track navuga ko we aransapotinga amfasha gukora ama audio nta kiguzi na director kunkorera ama video nawe ni support ama kwa yabonye ko mbishoboye gukina filime ibyo nyine ni nka kumubuziranye n'umuntu kwa ko sister wanjye abikoramo akaba atari ko murumuna wawe afite impano gutya na gutya twamukinisha gutya na gutya yabishobora yabyo nuko byaje byo ntago nari ko mbifitemo impano ariko nisanze nyine mbirimo ndi kubikina abantu banambwira urabishoboye hamwe nyina muri filime ngasanga commentaire nyinshi bateye kuri ngiye kwano nakinnyeho no kuvuga ngo ubusa nkaho wenda baravuga ngo hari umuntu ngo bari we ugize iyo movie cyangwa wari ugize iyo scene oya ntago ari ibyo kuko sibye wenda Alpha Comedy niho nakinnye ngaragaramo cyane intambara y'urukundo ho nakinnyemo gake ariko akantu nakinnyeho urebye muri commentaire zaje kuri iyo filime zavugaga ko akantu navuzemo cyane ntabwo njya nkunda gukurikirana ibintu by'amafilimi cyane cyangwa se by'amamuvi cyane ariko ndibuze kuza gufata umwanya wenda wo kuza kuyakurikirana niyo mpamvu ngiye gushikaruka ku gapoint gato cyane ndi kwibaza ngo iyo uri kugenda mu muhanda uri tambuka mu muhanda nta bantu bakubaza niba ushaka kuvuga ikinyarwanda cyangwa gatungurwa no kuvuga ikinyarwanda kubera ko impamvu ngiye nkimara kukubona tutaranavugana nahise mvuga ati banza nshobora kuba ngiye gukoresha urundi rurimi nshobora kuba ngiye gukora ikiganiro kiri mu rundi rurimi rundi mu bundi buryo bundi ibyo ntago bijya bikubaho mbona ntago birambaho ariko abantu bakunda kumbwira ngo ndeba nk'abashinwa reka ngo ndeba nk'abashinwa ni icyo kintu nyine
nicyo gitandukanye nta kindi tu. wabyisanzeho gute rero? Barambwira ngo kubera ko njye ndi kwibaza ngo akenshi bajya bavuga ngo umwana uvutse uko avutse asa cyangwa se uko avutse yitwara sometime bita bigaragaza uko nyina mbega yabungabunze ubuzima bwe ari mu nda avutse. Uko icyo ni kimwe sibyo? ubwo icyo nshaka kuvuga no ushaka kuvuga ati yagiye umubyeyi ashaka kuba ari mu nda hari ukuntu byagendaga atembera ibihugu bigiye bitandukanye, usanga umwana avutse afite iyo sura y'Abashinwa, ugasanga ikintu cyabayemo, ugasanga wenda uko nguko wenda yakubakitse mu nda cyangwa se uko nguko wenda yagutunze mu nda, ariyo mpamvu ushaka kuba byaragenze uko nguko. Mama wanjye yego nta byinshi cyane muziho, ko ntabwo nigeze ngira amahirwe ngo mbane nawe cyane, ariko mu byo nzi ntabwo yigeze arenga East Africa, kuko igihugu numva yagiyemo ari naho aba ni Tanzania, Uganda na Kenya, naho nyine numva yaba yaragiye. Rero sinkeka yaba yaragiye muri ibyo bihugu by'abazungu, hiye ntabwo yagiyeyo. Ubwo sinzi ukuntu byahureranye, kandi afite amaso manini na papa nuko rwose sinzi. Papa afite amaso manini na mama afite amaso manini, sinzi. hanyuma ubwo wowe uza kwisanga bimeze uko? Sinzi ninjye ufite twese duto mu rugo, kuko byagenda kose hari nk'abafamili nakurikije ko n'ababyanjye bafite amaso mato, ko byagenda kose nk'abasogokuru cyangwa ba nyogokuru harimo ufite amaso mato. Urabazi se cyangwa ni ukwimagina kuvuga ngo wasa? Oya, ndabazi family yanjye ndazi, yaba kwa papa cyangwa kwa mama, nagira amahirwe ndabazi. Bafite amaso ameze nk'uko kwawe? Oya, nanse umuryango wawe. Uvuga ngo nigeze kukubazaho kare nyuma ya kamera uri kumbwira ko ibyo bintu by'amoya wenda ufite ku mpande gato cyane, urangije urambwira ngo nabakanaka ngo barayafite, nayo kwaje nyuma kuri nyuma ya mikoro ndavuga ati ndibuze kuza kukikubazaho kugira ngo wenda umbwire ujya muri salo kubishyirishaho, cyangwa se nyine nuko nguko nyine wavutse kubwira mpamvu uri gushaka guca ku ruhande y'umubyeyi wawe, ushaka usanga yaratembera ugasanga wenda oya mbona njye sinyeka ko mama nyine ntabwo ndi muto uri gushaka kuvuga ko wenda nari umwana wa papa. yavuze ko utari umwana wa papa wawe? Oya, none se ubwo mbaye nsa nk'abantu bo mu Bushinwa, urumva ntabwo naba ndi umwana wa papa. Njye nsa nka papa cyane. Ibi rero by'amoya n'abakazini banjye barabifite navuga ko nye ni bebe nizo navukanye n'abamarina barabifite, nose ubwo nawo mu Bashinwa. Njye nyine hari abantu bajya kubikoresha muri salo, ariko njye nizo navukanye. Wigeze kutubwira ko ukora ibintu by'umuziki, ariko turi buze kuza kuririmba, uruze kuza kuturirimbiraho gatari ndagira ngo tuze kuza kugakora turi gusa nk'asoza ikiganiro, ngo tubanze tuganire kugira ngo wenda ibyo ngibyo ndabize kuza nyuma. Ubusanzwe wongeye gukora mu by'amamuvi, ibyo nabyo wenda ni ibintu wenda ushaka kumbwira ngo ina makeup by the way, ibyo ntibigushoboza kugira ngo ubashe gukora uwo muziki, ko umuziki urahenda byatari. Urabibona se? Ndabibona. Utayashoramo urumva, kandi ukora audio kuri support, ugakora video kuri support, utayashoramo. Uko byagenda kose mba ndi bukenere ababyinnyi, ntabwo wakora video uri umwe. Kandi nibura uri umunyamakuru yo kuri shoot, mukenera kunywa, mukenera kurya. Ibyo rero nta wundi muntu ufite wo kubinkorera. Za support z'abantu nyine nabo baza. Ubu ntaza navuga ati ndakwemera agapeti y'imitsima. Ibyo kuvuga ngo ibi nibi ntabwo ndabigeraho support, mbikura mu mafaranga nkorera muri makeup, ariko audio na video byo n'abashuti banjye babimfashamo, kuko nyine ansa n'umushuti wanjye, n'umudirector nkora n'umushuti wanjye. Urumva nyine iyo abantu banagukoreye ibintu ku buntu ntabwo bimera neza. Ndamuzi kuko ndumva twarigeze gukorana muri Capital Records cyari ahakora. Iyo ndirimbo nigeze kukubwiraho ndi kumwe na Simba Bene wayikoze. Yayikoreye muri studio niyo Capital gikoreramo cyangwa? Capital niyo yayikoreye, nkoramo nitwa Sinaguhereza. Iyo ngiye gusa rero ari gukoraho Ninoza.
uyu mutima niyo ngiye gusohora niyo ari gukora uze kunyibutsa kuturirimbira bityo bita ngo sinaguhereza yego baza kuza kuhitubwiraho gato cyane ndi kwibaza wigeze ugira umwanya wo kuganira n'umuryango wa papa wawe mujya muganira cyane papa turaganira cyane ni inshuti yanjye mama wawe mama se sha mama naba mbeshye ndamukubwira ugatumera nka wenda uri guseka ariko mugiye ngo tugiye gukubita kuri point gato cyane ndibaza mu buzima bwawe ni iki gishaka kucyara kubabaje mu buzima bwawe kuri kenshi baravuga ngo tubaho twishimye turwanya akababaro ariko finally byanga bikunda kuko iyi si tubamo duhura n'ibibazo byinshi bitandukanye ushaka kuba ari ikintu ushaka kuba arahuye nacyo kikakubaza mu buzima bwawe se mu buzima bwawe kwica amarangamutima ya byinshi ugenda unyura umunsi ku munsi birangora kubivugaho akenshi na kenshi simba nshaka no kubivugaho ariko ikintu cyambabaje nyine ni ugukura ndi umukobwa umwe mu muryango w'abantu 6 njye na mama ari twe bakobwa barimo abandi ari abahungu bikaza kurangira mama binsizemo ngasigara ndi umukobwa umwe n'abahungu 3 b'abavandimwe banjye na papa ubwo nyine akana ubwo nyine nayo ni igitsina gabo nyine gukura ndi umukobwa umwe mu gitsina gabo 4 nangiza ikindi gukura nafite mama kandi ariho ushatse kuvuga ko ukurikije ku muntu wenda wakurikiye kino kiganiro cyangwa se ukurikirana kino kiganiro wowe ushaka kuvuga yuko mama wawe wenda yagutaye sinzi niba yarana nyine ndagira ngo tuganire ahangaha tuganire wenda turi gusa nk'abari kubamo openimo cyane uravuze ati ikintu cyambabaje mu buzima ni ukuba narakuze ari nge muntu cyasanga ari nge gitsina gore cyonyine gusa muri famille kandi mama yarahari cyangwa se mama kiriho agihumeka umwuka w'abazima sibyo numva bisa nkaho wenda wasigaranywe n'umubyeyi wawe w'umupapa ndetse n'abandi muvukana yego numva bisa nkaho mama wenda ngira ngo uri gusa nkaho wenda uri kutwereka yuko wenda mama washaka yaragutaye ariko ntushake kwerura ku giti cyawe bega ntushake bega gupfundura kuba open ga ugaseke karimo wenda ugapfundura ibyo birimo ubidupfundure tubashe kubyumva impamvu y'ibyo byose cyangwa se impamvu ibyishimo nyuma cyangwa se niba wenda ushaka kuvuga ati umubyeyi wanjye ashobora kwibona bikagenda nabi cyangwa se wenda ashobora kuba azagaruka ushaka kubona biteganya wenda akazagaruka ariko ndagira ngo mbere yuko tugera kuri iyo ngingo cyangwa se kuri ako kantu kuko wenda waba uteganya akazagaruka cyangwa se niba kuba nanakubaza mwaba munavugana ubanze utubwire weruye byagenze kugira ngo mama wawe agute cyangwa se uko byagenze atari ukugusiga hari igihe umuntu avuga ngo ndagiye ngusigiye abantu ukagenda ugiye cyangwa se ni ukuguta byo kuguta udusobanuriye neza uko byagenze sinzi ukuntu nabivuga na nyine sinzi niba yaransize sinzi wenda niba ari nuko byari umukobwa akamusiga nyine urumva umuntu wese akora ikintu afite impamvu simba nshaka kumucira urubanza ngo mvuge ngo yaransize ko sinakuva yagenda yashize nk'imyaka 11 kandi niba nibuka neza hari muri 2013 yaragiye aratubwangiye ku isoko aragenda yagaruka numva njye n'icyo gihe nari nyine muto nayo mfite imyaka 7 ni njye mukuru mu rugo abo bahungu navugaga ni basaza banjye umwana mu rugo w'umuto yari afite amezi 6 yibwo nyine twategereje mama tegereza akagaruka bikunda ku marangamutima yawe umeze nk'umuntu ufite agahinda ariko barajya bavuga ngo ushaka gukira indwara aragira ata ariko umutima ushaka kuba ubabaye bitewe n'ibyo byakubayeho bitewe n'ibyo ngibyo uri gukurura muri wowe ukumva ko byanga bikunda bigoranye utekereza kubona abandi bana bishimye
basanzwe bishimye kubw'uko wenda avuga ati ndatashye mbonye mama, we kuba utarigeze ubona mama wawe nabwo ni ikindi gikomeye mu buzima, gisa nk'ari igikomere gikomeye cyane ufite ku mutima wawe, bigoranye cyane wenda no kuba ushobora no kuba wanabyakira. Sinibaza neza wenda impamvu yaba yaratumye wenda ibyo bintu byose biba, wenda impamvu ngira ngo nkubazeho uko wagerageje gukura nkawe ku giti cyawe, waba warigeze ubona wenda waba warigeze kugira ibihe byo kwifuza kuba wageraho uvuga ati ndifuza kuba naba ndi gukina na mama wanjye ngana na mama wawe? ubwo urumva yagiye ameze nk'umuntu ugiye mu isoko, turamutegereza urumva ko umusaza wanjye yari akiri muto. urumva ni njyewe wari mukuru mu rugo, ngira n'ibibazo byo kuba ari njye mukobwa njyenyine uvuka mu rugo. mva ko umwana w'amezi 6 byansabye kurara amuhetse ataramenya no kurya, kandi nanjye nari umwana. dutegereza ko aza turaheba, buracya burongera burira ataraza. hashize nk'ibyumweru nka 3 nibwo twagiye kubona tubona anyuzeho. umusaza wanjye amaze kwiyakira, hashize nk'amezi 3 twumva ngo yagiye Tanzania. nabo ko byankomereye, numva ndamwanze cyane. kugeza urumva nigaga mu wa 2 niba nibeshye, byansabaga guheka musaza wanjye. uwo mwana muto yafite amezi 6, nagenda nkamusigira papa. umva nagera ku ishuri abana bakanserereza nyoko n'indaya, wagira ngo ni inzoka. umuntu witora agakuramo umwana akamujugunya akajya mu bandi bagabo. nyine birankomera. mfite umuhate wanjye umwe, araza atwara uwo musaza wanjye. uwo mwana mutoya gusigiye nyine dusigara turi 3. ndakomeza ndiga, ariko nyine nageze mu wa 6 birananira. bako nyine abana twiganaga banyuriraga kuri mama cyane, ngeraho mpitamo kuva mu ishuri. urivamo nza ku mukazini wanjye nyine i Kigali, mpitamo kujya kwiga nyine ibintu byo gukora make-up. none ubu abana mwiganye bagucyurira ibyo bintu ntabo mujya muvugana kugeza uyu munsi ku buryo bashaka wenda uhura n'ibyo bibazo, wenda izo nyuro zabo zaba zaragukurikiranye kugeza uyu munsi? none burya kenshi hari abantu mwariganye adashobora kwibagirwa ikintu yagucyuriye, kira wenda uze kwihanaguraho kugira ngo wenda tubashe gukomeza. Sinzi nkiri kukubaza ku bana mwiganye ku ishuri, wenda haba hari abo mwiganye ubona kugeza uyu munsi bashaka ko hari ibyo bagezeho, wenda mwiganye muri classe, hari ababa bagucyuriye mugeze uyu munsi wenda bakibigucyura cyangwa se batakibigucyura, cyangwa se babona ko ibyo bakoraga ari amakosa byatumye nava no mu ishuri? urumva n'ubundi byagezeho ndiyakira. nyine urumva nari mvuye mu cyaro nje i Kigali, nshimira umukazini wanjye nabanje kuba i Kigali. arambwira tugomba kwibagirwa buri kimwe cyose, ugakora ibyo ushaka. kuko nkigera i Kigali twagiye kwa muganga, uravuga uyu mwana afite depression, mugomba nyine kujya mumureka agakora ibyo ashaka, akajya ashaka akavugana n'abo ashaka. kuko nyine icyo gihe natekerezaga uburyo nasigaye ndera musaza wanjye, kandi nanjye nari nyiri umwana nkeneye abantu bo kundera, nkagira agahinda. natekerezaga abantu bambwiraga nayo, urumva mbere yuko nza muri family Kigali nabanjije kuba mu ba ante banjye mu ntara. bamwe bakambwira ngo uzapfa nta kintu wimariye.
abandi bakambwira wasiganye kukajyayo, kandi iryo jambo nararyangaga, ni naryo ryatumye mva mu ishuri. Umuganga wari uri kumvura imiganiriza akazi nanjye aramubwira ati ugomba kujya mumureka agakora ibyo ashaka, mbere ibyo ashaka ajya ashaka, kuko mukomeje kumukanira cyane rimwe azatekereza no kwiyahura. None ndi kwibaza, mama wawe kuva yagenda ngira kugira amahirwe yo kuvugana nawe byibuze ngo wumve n'ijwi rye byibuze? Hari ikiganiro nigeze gukora ku Mutako, nabwo twabaye nk'abamuvugaho, arasinze ibintu nyine bari kugabana iwabo, aza mu Rwanda, ngiye kumva nyine numva fone irampamagaye, nimero ya Airtel, ntabwo nari nyizi, rambaza ngo Karine bite, ndavuga ni byiza, amakuru ni meza, uri hehe? Ndumva icyo gihe wari kuri ya match Rayon Sport yari iri gukina n'Intare, ariko Intare ntizijyeyo, n'indi mu Bugesera. Mama rero yari ari mu Karumuna kwa Anko, arambwira ngo mfite amakuru kuri ntuzi uri mu Karumuna. Urumva umuntu twerukanaga mfite imyaka 7, ubu ngubu ndi hafi kugera muri za 20. Arampamagara arambwira ngo mfite amakuru kuri mu Bugesera, ngo numanuka unyure kwa Anko wawe. Ndamubaza ngo ninde, ngo uraza kumenya nuhagera. Mpita mpamagara nyine umukazini wanjye, ndamubaza ko nyine aho ngaho hari kwa musaza we. Ndamubaza ngo mama wawe yaje, nyine urumva ikiniga gihise kimfata ndarira. Ntabwo nigeze njya guhura nawe, ahubwo nk'ejo nibwo navuganye na kazini wanjye, arambwira ngo ashaka ko mujyana Tanzania akajya kugushyingira umugabo. Nari navuze ko ngende njye guhura nawe, basi mubaze impamvu yadusize. Nyine hajemo iyo ngingo ngo yashaka kutujyana Tanzania akajya kunshyingira umugabo, mpita mbireka kujyayo. Bivuze ngo yashaka kujyana Tanzania akahita gushyingira? Urumva kazini wanjye arambwiye ngo yakubonye mu kiganiro wakoze ku Mutako, ngabona warakuze, ngo yavuze ngo hari umuhungu, ngo nyine aho Tanzania ngo hari umuhungu ngo abo bakize, ngo yaramuberetse, ngo aramubereka ngo umwana wanjye ngo ni umusitari. Angije baramubwira ngo showbiz ya Tanzania irakaze kurenza iyo mu Rwanda, ngo genda umuzane ngo mugire umugore tumusapotingira hano Tanzania. Nire nyumva iyo ngingo yo kumbwira ngo aranjyana Tanzania ngo ajye kunkingira. Uhita wanga kujya kubonana nawe? Tamanga kujya kubonana nawe, birangira asubiyeyo nyine tudahoye. Ngaho rero kuri ubu ngubu amaherezo y'ubuzima bwawe bimeze bite? Ubayeho ute? Ubana nande? Uribana? Bimeze bite ku muntu ushobora kutugira amatsiko wenda kugeza uyu munsi wa none? Uracyabana n'uwo wakuzanye hano kuba i Kigali? Bimeze bite? Uwo mukazini wanjye nyine yari umuhungu, yaje kugeraho nyine arashaka. Uyu munsi nyine ndi kubana na mukuru wanjye wo kwa mama wacu. Buri gihe uko ngiye kwa muganga bavuga ngo mfite depression. N'ubu ngubu baracyapima bakabonamo iyo depression yawe? Mperuka kujyaho mu kwa 3 gusa, nyine ndashima Imana. Ntago nyine niyumva nka wa mukobwa wishwe n'agahinda, wababajwe n'agahinda, ntago bikindimo cyane.
ariko uko byagenda kose family yanjye nkunda ntago bandeka ngo njye kuba ahandi hantu cyangwa se njye kuba muri ghetto ntago babyemera kuko baba bafite ubwoba ko rimwe ntazabona akantu gato kambabaza nkiyahura cyangwa se ngakora ikintu kibi ariko ndashima Imana ko inshoboza ntago nyicara ngo nekereze kwiyahura cyangwa se nekereze ibintu bibi ntago nyine bikimbaho cyane. Ubu mu mutima wawe tumaze kuganira kuri no topic birakorohera kuza gusubira muri mood ngo wumve wishimye? Ndagerageza. Umaze kubyakira? Ndabyakira gusa nyine birangora kuba nabivugaho nyine ngo ndeke kurira ni gake cyane mbishobora. Tugaruke gato kuri showbiz gato yawe y'ahantu ujyaho ubona biri kukuganisha kugira ngo dusoze ikiganiro cyacu wenda ngira ngo abantu benshi bamaze kumva buno buhamya bashobora kuzagira icyo bagufasha wenda banakurikiye iyo nimero itagenze ku kiganiro cyangwa se n'ubundi buryo wenda bindi bifuza kuba bakubonamo bakurikije wenda ibyo bikorwa byinshi ugenda ukora mu buryo butandukanye. Umuntu uvuga ati ndifuza ko umwana yajya akora ku makeup wenda n'ahandi ndifuza kumuha akazi, byose ni ibintu byose bigomba kugira gute kugenda neza cyane 5 kuri 5 kandi buke kandi yumvisha ko burya bucya bucyana yandi kandi byosha cyo bashatse kuvuga na uyu munsi ku buzima ubayeho uyu munsi ejo bijya gute birahinduka bikagera ku yindi step yindi ikurikiyeho. Ngira aho ngaho wenda wize kutubwira ko ukora umuziki twatangiye kino kiganiro twishimye tugiramo hagati barabara ariko sinzi kakaririmbo wambwiye kuri buza kuza kudushyiraho bakita ngo iki yitwa umutima ndi kwishota ngira video yindi rero yindi wambwiye ngo bita ayonge nanasuranye na Simba Boy yo navuga ko wenda bayita ngo iki hari byina drill ni indirimbo nyine yindi mfite indirimbo 5 ariko ntane iyo sohotse muri zo niyo nakoranye na Simba Boy. Iyo ngiye gusora rero yitwa uyu mutima ifite message meza iyo ukunda muri izo zose ni niyo ngiye na gace nyine naririmbye muri iyo ndirimbo ya Simba Boy kuko nasaga nkaho ndi kwibohora umva turi gusoza wenda turi gusoza ikiganiro cyacu shyira hako kantu ubundi tubone twasoza ikiganiro cyacu kugira ngo mbona ko hajemo ibintu nk'ibi kuko yo yari rap na ndi kurapa sinzi niba nabishobora ntago wabishobora ako mana ndaze kuririmba gato kuri yongeye gusohora ibihangano byawe bisange kuziye platform ngiye gufungura na urumva ko narazikoze nzishiraho ngaho ariko ubu navuga ko social media ndiho ni kuri Instagram Karina Rwanda na Facebook na TikTok na Twitter ose nuko ni Karina Rwanda ariko mu minsi yavuye nyine indirimbo ngiye gusohora uyu mutima izaca kuri Karina Rwanda nyine music kuri YouTube ndagira ngo dusoze ikiganiro cyacu ugira inama ugira abana bafite agahinda nk'ako kawe. Mbona ntabwo nyifite agahinda wenda nkuko byari bimeze cyangwa se umwana w'umukobwa ugifite agahinda nk'ako wari ufite byabonaniye kwiyakira navuga ajya asaba Imana hari Imana so nagakwiye kuba nariyahuye nagakwiye kuba nakiriho na nyine pe ibintu byose ariko ndashima Imana ko yandinze nakubwira ngo wihangane ni wihebe hejuru y'amagambo abantu bakubwira hejuru yayo hari Imana itubabara twakoze ibyaha hari Imana yatumye mbabarira mama wanjye nubwo naraba pride yawe cyese numve nahora nawe gusa nyine nkuko twaze tubibabwira muri iyo ndirimbo nubwo nzaba nsa nk'uri kubwira umuhungu ariko harimo umurongo naririmbeye mama wanjye kuko igitekerezo cyaje nyuma y'aho ngaho niba nta kibazo naharirimba ngaho haririmbeho nta ribi tubone kuba twasoza ikiganiro cyacu. Iyaba waruzi ukuntu mbabara iyaba waruzi ukuntu nkomerewe
baby ntiwagakwiye kubikora, ese ninde watumye ubikora baby baby, ngahigendere ngahigendere, nanjye nsigare, abadapfuye barahura, anytime nzaba uwo nifuza, anytime nzaba uko mbyifuza. Senda ntabwo bimeze neza. Aho ngaho urakoze cyane, cyambere message yamaze kumvikana kandi yamaze gutambuka. Ndagushimira rero ku mwanya wawe waduhaye, ndagushimira kubwo kwitabira ubutumire bwacu, ndanagushimira kuba nongera no gushimira umuntu wese akoze subscribe kuri Yawe TV. Ndagushimira wowe rero ushobora kuba warebye inkuru yose karangira, ukaba hari na comment ushobora kuba ushize ku kiganiro. Ndagushimira, Imana ikomeze duhane umugisha kandi tuwusangire. Ciao ciao.